Ni amafoto yagiye hanze ku munsi wo kuwa mbere amasaha y'umugoroba hari ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023, ubwo umukobwa umwe mu bahitinzi nyarwanda, umwe mu bakobwa bakunzwe na benshi hano mu Rwanda, umwe mu bakobwa bigaruriye imitima ya benshi hano mu Rwanda bitewe n'ikibero, uburanga bwiza cyane bukurura abantu benshi cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, bituma akundwa cyane bitewe n'uburanga afite. Yaje ku munsi wo kuwa mbere gushyira amafoto atangira gucicikana ku mbuga nkoranyambaga z'abantu kuri uyu wa kabiri. Mbehe nta kintu abantu bahererekanyaga kurusha ikindi kurenza amafoto ya Uwicyeza Pamela. Twamumenye cyane mu mwaka wa 2019 ubwo yakundanaga n'umuhanzi Mugisha Benjamin, kandi mbere yaho yari amaje kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda 2019 nubwo ataje kuza kuba selected mu bakobwa 10 bajya muri bootcamp, ariko ni umwe mu bakobwa bari bafite ikibero n'ubwiza buhambaye cyane. Ubu rero nakubwira ko nyuma yo gukundana na The Ben bikavugwa cyane, igihe kikagera The Ben akamwerekana akamutera ivi, ibintu bakabishyira ku murongo, mbehe bakagaragaza ko ari nta wundi muntu ukwiye kwivanga mu buzima bwa The Ben, ndetse na Pamela akavuga ko nta wundi muntu ukwiye kwivanga mu buzima bwe atari Mugisha Benjamin. Ubu rero ikintu kiri kugarukaho hano cyane ni amafoto yacicikanyijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, abenshi bayakuraga ku rubuga rwa Instagram rwa Pamela ubwo yagaragazaga ubwambure bw'umutwe we. Nakubwira ko yavugiye agakora ikintu bita kwiyogoshesha ya nyogosho twita agapara, mbehe muri make yiparanguje ya nyogosho bita skinhead mu ndimi z'amahanga. Mbehe yagiye afata umutwe we arawogoshesha agasatsi akitwa agasatsi kose birenze no kwiyogoshesha. Mbehe wagira ngo ni cyagiye igihe mu Rwanda hatari hakaje icyo bita kwiyogoshesha ku mashini bakajya bogoshe abantu ku rwembe. Mbehe na Pamela wagira ngo bamwogoshe ku rwembe. Ese niki cyaba kihishe inyuma yo kuba Pamela yakiyogoshesha gutya agafata umusatsi we akawuparangura ku rwego rwo hejuru, mbehe agasiga nta n'agasatsi na gato, ku buryo ureba ahantu agahanga kaba gatandukaniye na hamwe umusatsi umera bikakuyobera cyane. Mbehe uramutse unamufasha ukamuconga ntiwamenya ko wamuconze, kuko haba ku gahanga no ku itama mbehe ni ahantu hasa ku rwego rwo hejuru. Mbehe igitandukanya ku gahanga no mu mutwe ni ingoyi gusa, nabwo nubwo nazo aba yasizeho ka kaboro sinzi uko bakita, ni kamwe abakobwa bisiga ariko nyine nako niko kaba gatandukanya mu maso, mbehe gutuma umubona ugahita ubona yuko ubonye mu maso. Ese niki cyaba cyatumye umukobwa Uwicyeza Pamela yiyogoshesha kuri uru rwego? Kurikirana iyi ni Inuma Media, njyewe ugiye kugezaho iki kiganiro, ndi Inuma Imasi Rumenera. Wowe icyo usabwa hano ku Inuma Media nta kindi, urakanda subscribe ubundi ujye urushaho gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi uko bwije n'uko bukeye, kandi akubwiza ukuri ko tuzatukugezaho ibiganiro biryoshye kandi biryoheye amatwi. Wowe kanda subscribe ubundi turushaho kujya tubana umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Hano rero nakubwira ko kuva twamenya Uwicyeza Pamela hari mu mwaka wa 2019, kuva igihe twamenye cyose nta na rimwe twigeze twamubona yashyize haba igisuko, gushyirishaho menshi, gushyirishaho mbega ubwoko bw'umusatsi utaruwe. Igihe icyo ari cyo cyose nta munsi n'umwe twari twamubona yabikoresheje ku mutwe we nk'abandi bakobwa bo muri iyi Nyarugenge yacu, dore ko kuva hatangira gukora irushanwa rya Miss Rwanda abandi wasanga bateresha ikintu bita amaplante ku mutwe, ugasanga nyine imisatsi yabo mbehe barimo baririmbisha ku rwego rwo hejuru kugira ngo babe bagaragara neza cyane, mbehe babashe gukurura abafana benshi, kuko muri Miss Rwanda bagenderaga kuri bya bintu bitatu n'ubundi: brain, beauty and culture. Rero Pamela we yari yize ku kintu bita kuri byose, mbehe kuri natiroroma yiwe we yari yizeye ku mbaraga z'umubiri, haba ku gihagararo, ku muco, mbehe byose avuga ati nta kintu cy'ikinyamahanga kizigera kingerera ku musatsi wanjye cyangwa se ku mutwe wanjye. Rero yewe yafashe icyemezo cyo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda afite agasatsi kiwe gake mbehe ka naturel. Rero twari tumuzi ko asanzwe yogoshesha inyogosho ya ordinaire, tuzi ko ari agasitire mbehe gasanzwe yihariye ku giti cyiwe, kandi
kanamubera mu by'ukuri. Twibaza se kuki yiyogoshesha gutya, mbehe niki cyaba kibimutera? Ahangaha rero byaje kuza kugarukwaho ubwo yazaga kujya gusezerana Mugisha Benjamin mu murenge. Aha nabwo yaje kuza gufata agasatsi gake cyane nabwo agafatisha mu musatsi wiwe kugira ngo babashe kubona uko bateraho agatimba, mbehe ka kantu kaba gafashe mu mutwe kugira ngo abashe kujyanisha n'imyambaro aba yambaye hasi. None nibwo bwa mbere byari bigaragaye yafashe umusatsi utari uwiwe awuteresha ku musatsi we. Abenshi twagumye kubyibaza tuba tuse ese yaba ari impamvu, ese yaba agira ubuhe burwayi ku mutwe we bwaba butuma aba ahora yiyogoshesheje akanyogosho ka ordinary, nta gufata ngo ashyirisheho diredi nk'abandi bakobwa, mbehe ashyireho igisuko gihenze nk'umuntu w'umusheri w'umusitari ukunzwe ufite agafaranga gatubutse kandi nawe winjiza ku rwego rwo hejuru. Ibi byagumye kwibazwaho n'abantu benshi, nanjye ndimo. Turibaza tuti ese yaba ari iyihe mpamvu? Twaje rero kubikomfirima neza ko ashobora kuba afite ikibazo cyo kuba yaba arwara zimwe mu ndwara zifata umutwe nk'imvuvu ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane dutuma umuntu adakunda umusatsi, mbe naho waba uwukunda kuba wawutereka ngo ube wakora ngo wigire ku rwego rwo hejuru, mbehe ungane nk'abandi bakobwa, bikaba bitagushobokera ukajya ufata icyemezo rimwe na rimwe ukiyogoshesha ugapara nk'uko babyita mu rurimi rw'ikinyarwanda, ugasa mbehe nk'umuntu w'umugabo, mbehe za nyogosho b'abagabo abakire bo muri Kigali yacu, muri Nyarugenge yacu biyogosheshe. Rero na Pamela nawe umurebye umuturitse inyuma ntiwavuga ko ari umukobwa w'umunyarwandakazi, keretse umanuye amaso ukareba hahandi namwe muzi kuri Nyashi. Gusa icyo nakubwira cyo ni uko we asanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bw'imvuvu, bikaba bituma rero ariyo mpamvu yiyogoshesheje gutya akamarishaho umusatsi wewe. Wowe nta kindi usabwa hano ku Numa Media kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, nta kindi ni ugukora kuri subscribe iri aho hasi mu magambo atukura, wowe uyikoreho. Hari n'ama YouTube yaje mashyashya amwe baba badownloadinze kuri Play Store cyangwa kuri App Store. Subscribe usanga bayanditse mu magambo y'umukara, wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe, ubundi tukarushaho kubana umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Kandi ushobora gukora share mu kiganiro tuba twagukoreye ukagisangiza bagenzi bawe, cyangwa se ukajya muri comment ukatubwira icyo twakoze neza, icyo wifuza ko twazakubwira, mbehe ikintu kiri hiti. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabashimiye. Ndi Inuma Imasi Menera, ciao ciao, ndabakunda.